Nshuti zacu, bakunzi bacu ba DJP Global Hub, twongeye tubaha ikaze, nkwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, bibaye byiza wakora subscribe ugataninga bell kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byinshi tunyuza kuri uyu muyoboro mu ba mbere. Turacyari kuri CCR, hano niyo tukirimo gusobanukirwa cyane. Hano tugiye kureba ikiganiro cyacu kigiye kwibanda kuri ibi bintu bita gutumira abantu. Ese turebe, ese gutumira abantu, ese byagira ingaruka muri sosiyete ki? Ese izi bizinesi zizashishikariza abantu kuba wakongeramo abantu binyuze mu kubatumira, ese bigira izihe ngaruka? Ese iyi CCR yaba yizeye ku buryo twashishikariza bagenzi bacu kuyijyamo? Ese byaba bimeze gute? Byaba bimeze gute? Iyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu, tugiye kureba hano icyo bivuze hano, turebe risike umuntu aba afata kugira ngo abashe kuba yatumira abantu, turebe ese iyo bahombye bigenda gute? Ese byagusigira nk'urukimusozi ahantu utuye bigenda bite? Tugiye kureba hano, ibi byose twagiye tubigarukaho, ikiganiro giheruka twarebaga uburyo ki umuntu wagiyemo yabasha kuba yabikuza amafaranga, gusa uyu munsi tugiye kureba ingaruka mbi cyane iyo bizinesi ihombye nk'iyi ngiyi waratumiyemo abantu benshi cyane cyane b'inshuti zawe. Niyo mpamvu rwose tugiye kureba hano, twifashisha iyi tabu ya invitation. Hano urabona hano ikintu cya mbere kibaho, izi bizinesi nyinshi cyane, niyo mpamvu twanakoze ku kiganiro kigaruka ku bimenyetso bitanu biranga bizinesi za scam. Urabona ikintu kibi cyane hano kiriho ni refi friend, hano ni nko kugushishikariza rwose kuba warifaringa cyangwa se watumira inshuti zawe. Hano invitation process ni ibisanzwe, umuntu urimo akoparinga akora kopi rwose ya kode aba abona aho ngaho, ubundi akinvitinga abantu. Nk'iyi account turi gukoresha urabona yinvitinze abantu batatu, gusa cumulative gain cyangwa se nta n'umwe urabasha kugira. Nyine ni kwa kundi umuntu abona ibintu wenda wakoze agahita ashaka nawe guhita yinjiriramo, ibyo ngibyo rwose. So hano hariho hano gusa nkwibutsa ko nyuma y'iyi video ibintu mba nkora kugira ngo nawe utagira ngo ni ibindi bindi, ndaza gushyiramo link y'iyi website, nawe ubashe kwinjiramo ufunguremo account yawe, ujye ubasha kubona amakuru agiye atandukanye ndetse ushakire amakuru atandukanye. Ubonye waracikanywe, ubonye ushaka kwinjira wakwinjiramo, gusa mbere yo gutekinga risk uba ugomba kubanza gukora ubushakashatsi bwimbitse ku kintu icyo ari cyo cyose kugira ngo utazagwa mu mutego ndetse ngo ugushemo n'abandi. Hano how to increase commission income, muri make ni uburyo winjizamo amafaranga yagiye aturuka mu kuba washishikarije abandi bantu kuza hano. Recruit more friends, aya ni amafaranga ya komisiyo ugenda ubona iyo recruitinze cyangwa se washishikariza abantu benshi cyangwa inshuti zawe nyinshi zikinjiramo zikoresheje link wazihaye, ni inyungu ugenda ukuramo. Iyo wagize abantu benshi ubona commission nyinshi. Encourage team members to participate actively and stay engaged. Aha ngaha gushishikariza aba members watumiye guhora bari maso baparticipatinga mu bikorwa bya CCR. Maintain good communication and answer question promptly. Aha ngaha nyine ni inama bakugira umuntu wagiye utumira abantu, jya baganiriza, ababe hafi ndetse asubize n'ibibazo bagenda yibaza mu buryo bworoshye ku buryo nyine abubakamo icyizere. The more people you recruit, the higher your income will be. Abantu benshi utumira niko ayo winjiza agenda yiyongera. Ibyo ngibyo muragenda mubyumva cyane. So aho ngaho ho ndakeka mugenda muhumva. Aha ngaha gusa icyo nshaka ko tuganiraho uyu munsi, tugiye kureba kuri ya mafaranga cyangwa se bya bihembo bakubwira ko ubona igihe watumiye abantu benshi cyane. Turebe aha ngaha icyo dukunze kugenda twibaza, abantu dukunze kubana cyane buri munsi, ni ukuvuga ngo ese ibintu birashoboka? Ese ibintu mbyizere gute? Muri make tube abanyarwanda bafite isuku mu mutwe no ku mubiri, ku buryo ikintu cyose udapfa guhubuka ahubwo tubanza kukigaho tugakora ubushakashatsi bwimbitse. Iyi CCR niyo mpamvu rwose nikora ama episode menshi cyane kugira ngo wowe rwose mu gihe gikora, birashoboka ko ubu yabikora ejo ntikore, ariko mu gihe gikora ku buryo rwose waba uyifiteho amakuru ku buryo utagwa mu mutego, nacyo umuntu aba yifuza kandi always. So tugiye kureba noneho iyi team ngibi hano, tugiye kureba ibintu bigendanye no gutumira abantu.
urabona iyi account twakoresheje yaninze amafaranga 200 buri munsi. Hano team size urabona ni 0, B ni 3. Aha ngaha muri make ni abantu team size ni abantu yatumiye batatu. Number of team buyers cyangwa se abo yatumiye baguze imashini, imwe muri za mashini twagiye tubona muri episode zagiye zibanza, nta n'umwe. Team commission rule, aha ngaha niho nshaka ko tuganira. You are a level A member. Urugero, njyewe urimo urabageza iki kiganiro nguze wenda imashini yanjye y'ibihumbi 9 nda n'urugero. Ubwo mba nitwa level A member. Your two members are divided into the following level. Muri make aba members banjye cyangwa se bazancamikiraho baba bari muri ibyiciro. Hari level B members cyangwa se abo natumiye invited by you, abo natumiye, abo umuntu muri make ngiye uguze imashini uyu munsi, iyo nkutumiye ukajyamo uba uri level B members. Niyo numiye undi akajyamo wa kabiri aba ari level B members, n'uwa gatatu yajyamo aba ari level B members. Icyo kintu tucyumve kuko ndaza gusobanura byinshi byimbitse kuri iyi ngingo. Level C members ni aba members cyangwa se ni abantu batumiwe na ba bandi watumiye wowe ubwawe. Baba level B members, abo batumiye baba ari level C members kuri wowe. Abo ba level C members batumiye aba ari level D members kuri wowe. None tugiye kureba noneho amafaranga ugenda wungukira cyangwa se commission uko watumiye abantu. Ibi nkwibutsa ko ibi ngibi nkutangara cyangwa se binyuza kuri umuyoboro, ibi biri kuri iyi video uyu munsi ni ibiri kuri website cyangwa se muri system y'iyi CCR. Aha ngaha ubyumve neza. As a level A members, your direct team commission is 5% of daily income of level B members. Amafaranga ba level B members binjije, wewe wa level A uyabonaho 5%. Urugero kadufata urugero rworoshye. Niba ba level B members bayibinjije ibihumbi 10 ku munsi, 5% ubwo ndababonaho amafaranga 500. Mwabyumvishe ngira ngo ngaho. As level B members, 2% of their income of level C members. Muri make noneho aba level C, ubwo ngiye level A, abo ni abinjiriye kuri ba bandi ba level B, ayo binjije nyabonaho 2%. Urugero niba binjije ibihumbi 10 ndabonaho amafaranga 200 kuri level C. Mu gihe kuri level D bo mbabonaho 1%. Muri make nabinjije ibihumbi 10 mbabonaho igiceri cy'ijana. Muri make income refers to the income earned by each member. Aka kantu ndagira banze ukumve umutwe, tugendane gakeya, reka tugendane. Hano sinzi nawumva iki kintu. Niba ninjije abantu benshi njyewe, niba ninjije abantu benshi ndinjiza amafaranga menshi abavuyemo, ariyo mpamvu business nyinshi nkuko turi buze kuza kubibona muri video yindi yacu ikurikira, bagushishikariza gutumira abantu benshi cyane. Kuko urumva niba wenda mfite abantu bakinjiza ibihumbi 100 ku munsi, mpita mbabonaho ibihumbi 5. Niyo mpamvu nanjye ngira ishyaka cyangwa se umwete wo kuvuga ngo reka ninjize abantu benshi banakodesha imashini zihenze cyane, kuko ngo twayibonye wenda niba umuntu yakodesha imashini wenda akongereza amafaranga ibihumbi 100 ku munsi, ubwo ndamufite ibihumbi 500 birenga. Ubwo niyo mpamvu bagushishikariza kugira umuhate wo gushaka umumembers ushora amafaranga menshi. Ari naho haza kuza risk yo kuvuga ngo nafasha abantu banjye ndabashora, maze kubashora kuko business nayo yabonye profit. Tujye tubyumvikanaho neza iki kintu kimwe. Nta muntu washora amafaranga atagamije inyungu. Sinzi numva iki kintu. Wowe wishuye 5 cyangwa se 9 gushaka kugira ngo bakungukire. Kuki wumva ko umuntu noneho wazi icyo gitekerezo wadashaka kunguka, ahubwo azunguka ate? Icyo kintu uba ugomba kwibaza. Kuko ntabwo nakumva ukuntu ukodesheje imashini nta nubwo umurasire nta nubwo wawutwaye, kandi hari n'ibihembo buri munsi batanga. Iki kintu cyo mbangira ngo ubanze usobanukirwe rwose, twakinologinga ikintu before we invest. We need to acknowledge each and everything in that business. Kuko ibintu rwose biba bibabaje kubona urubyiruko ruvuga ngo rwabuze akazi n'amafaranga make yarubona rukayatakaza muri ubu buryo, cyangwa se ugasanga umuntu afite umuhate wo kuzana inshuti ze kugira ngo bashyane. Kuki abanyarwanda tagira umutima w'urukundo? Nyumve neza. Aha ngaha ndaza gushyiramo link nawe ugenda uverify ibi bintu, ubiverifiye
wiverifayinge rwose ubanze urebe umekinge shuwa, uzafate umwanzuro, ni risiki. Ushobora kuvuga ati mfite bitanu for example, ushobora kuvuga ati njye mfite ibihumbi 9, ibihumbi 9 nari kunywamo wenda ni urugero twasiyuminge nari kunywamo wenda kiwingu imwe, nkarara nyimaze, reka mpime amahirwe ndebe ibizavamo, ibyo ni ibintu bishoboka. Umuntu akabyibaza gutya akavuga ati wenda njye mbonaho igihumbi ninywera gutyo, uwo muntu abaho, uwo muntu atekinga risiki gutyo. Ariko hari n'undi muntu noneho uvuga ngo njye mfite ibihumbi 9, mfite umuryango, nari guhahamo umuceri bakawurya iminsi ingahe, ngiye kuyashora sinzi gahunda z'ibi bintu igihe bizahagarara simbizi, ugasanga ushoyemo gutyo ugasanga urahiye, uhise ushya. Niyo mpamvu nkubwira ngo rwose wowe oya, be serious, think more, muri make think before you act. Mbere y'uko wakitinga rwose bazitekereze byimbitse byimbitse. Rero twagiye tubona noneho ukuntu hano bagenda binjiza bitewe n'ukuntu abantu bagiye ubimvitinga cyangwa se bashishikariza kujoyininga iyi CCR. Ngira ngo mwagiye musobanukirwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, nizere ko mugenda musobanukirwa rwose kandi n'amabizinesi yandi mujye mutekereza gutya mbere y'uko muyajyamo. So wowe twabanye ya DJ P Global Hub, ngushishikariza gukora subscribe buri munsi kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho, kandi byinshi byuzuye ubumenyi, impuguro ndetse binagamije iterambere muri rusange. Murakoze cyane.